ikipe ya Rayon Sport babanzamo Hitimana tugende ku myitozo yabaye ku munsi w'ejo Rayon Sport mu kanya gato barimo kuvuga ku muri mu Babiri ko n'impinduka zishobora kuba ku bakinyi 10 bashobora kubanzamo ko hari abazamuye urwego bakajya mu ikipe ya mbere abandi rukamanuka bakajya mu ikipe ya kabiri bari mu ya mbere ngira ngo twari tumaze gukomoza mu kanya gato n'ishari ni grand joueur ikintu cya mbere nuko Rayon Sport twese twemeranya yuko ifite ikibazo cy'abadefanseri bagomba gukina muri bari batatu back 3 icyo kibazo kiraturuka he kiraturuka kukuba Chris Rushema baguze akigera muri Rayon Sport yakoze imyitozo nkine Rushema aza kugira ikibazo cy'umutsi uhana mu rukenyerero muri batatu bakoze harimo umuhungu witwa Fabrice harimo Kabange ndetse na Emery Bayisenge nibo batatu bakoraga mu kipe ya mbere wing back y'ibumoso hakoze musore Prince ari we ubanzamo ariwe mahitamo ya mbere uretse tujyane neza umugardien ni Koyate Drissa Koyate Muraxe ni Fabrice ni Kabange ndetse na Emery Bayisenge okay ubwo cyahitegereje gushyira safe muri Muraxe yakiretse bwari ubuvumbuzi ku ruhande rw'ibumoso hari Prince musore ni wakoraga mu ikipe ya mbere kuri couloir y'iburyo hakina Ali Serumogo de capitaine Mediane niyo nzima Olivier Sefu Kamba na Roho yakinaga gatandatu umunani Ndayishimiye Richard imbere yabo hakina Bigirimana Bedi akina inyuma ya Harerimana Abdelaziz Rivaldo ndetse na Bingi Bello 10 urumva neza ngabo ejo nibo bari mu kipe ya mbere ndakubwira n'impinduka za kati ni Sefu Richard Bigirimana Bedi mbwire ataka babiri ni Harerimana Abdelaziz Rivaldo ndetse na Bingi Bello umuntu yarambwiye ngumwa bitwa ntarindwe Mbabe gukina na Sefu yarakaniye ngo bizasaba ko Sefu ari ubyanga ibyo gukanira bireka kanira siki bizasaba ko ngo Sefu ari ubwe wivugira ati sinshaka gukina yabera bigenda ati ko ngo Sefu aragaragaza cyo bita tofaut ibi itanduka ni cyabana twarivuze agisinya Ida nawe ubyura byibuka Sefu w'umwaka ushize abari baramwinubuye uriya mwaka si wawo urangira none arongera si Sefu hanyuma ikindi yakoze yaje guhindura afata umukinyi witwa Rivaldo Abdelaziz amukuramo ashyiramo umukinyi witwa Chancelon Ndongmeng nawe turaje tugaruke kubye Chancelon Ndongmeng amushyira mu kipe ya mbere yatakana na Bingi Bello hanyuma muri Mediane akuramo Sefu amushyira muri axe azana ntarindwa kuri gatandatu noneho Fabrice avamo urabyumva Sefu asubira muri batatu Fabrice ajya hanze hanyuma ashyiramo Aimable ariko iyo kipe ya mbere niyo iri likely ko iri buze kubanzamo uyu munsi Drissa Koyate Emery Bayisenge Fabrice na Kabange musore Prince Serumogo Ali Niyonzima Olivier Sefu Ndayishimiye Richard Bigirimana Abed Harerimana Abdelaziz Rivaldo ndetse na Bingi Bello kubera ikivuze ngo Ndongmeng ibyo turabigarukaho uyu mukinnyi ubu tuvugana abandi bakinyi bari Nyanza ariko we ntahari hari kontre Ndongmeng abantu bamwibuke ni wa mugabone ukinisha imoso ukina ku ruhande abareyo nagereje kuganira nabo numvise bamwe baramukunze ngo afite imoso yihuta cyane uyu mukinnyi muri iki gitondo aho kugira ngo abe yarari muri bisi ajya Nyanza nijoro masaha ya saa 3 ndimo ntaha rwose nari mvuye nakubitanye n'umukinnyi wa Rayon Sport ambwira turamukinnyi mwiza umukinnyi ukomeye yamaga impamvu Rayon Sport ikwiriye kumusinyisha avuga ko okay uyu munsi equipe iri gukina system ya defenseur batatu ariko ejo birashoboka ko yazahinduka agakina system ya defenseur bane yambwiraga ati ni Rivaldo na Aziz Basane bonyine baba winga Rayon Sport ifite bonyine babiri ndamubwira ariko Adama na Jesus nabo agati abo gaho urabisiko bagira n'indi myanya bageragezwamo cyane
Rayon Sport ikeneye abawinga uyu muwinga Rayon Sport yakamufasha webunaga yafashe none uwo mukinnyi rero witwa Ndong Menge Chancelon uyu munsi mu gitondo yakinnye match amikari ya Gorilla na AS Kigali Kahota akina muri equipe akina muri Gorilla yari yambaye jezi ya Gorilla kandi ejo yaritoje mu Nzove avuye muri Rayon agiye muri Gorilla ariko aho ngaho ukoza agashya ntabwo nkoza agashya ngo cyana ali ejo yitoje mu Nzove uyu mukinnyi mu byumbe kuwa mbere azaba yujuje ibyumweru bibiri ari mu Rwanda kandi umunsi wa mbere aza yaje mu gitondo nimugoroba akora imyitozo yego kuva uwo munsi kugeza uyu munsi yaragikora imyitozo muri Rayon Sport byitwa ko ari muri test icyagaragaye umutoza aragaragaza ko adashaka umukinnyi ubuyobozi bwa Rayon Sport bukavuga ko bushaka gusinyisha umukinnyi ariko nabwo ntibubikore bityo rero kubera kuguma muri ibyo bintu bimeze nko kuguma mu gihirahiro abahagarariye uyu Ndong Menge kubera ko na Gorilla yaje kumukurikirana imenya ko atarasinyira Rayon Sport kuba yitoza muri Rayon Sport ari test arimo baravuga batari ko muzane turebe uyu munsi yakinye match amikari icyo menye bakira na Kigali muri iki gitondo ku Kicukiro muri IPRC icyo menye nuko yatsinze igitego anatanga assist mu gihe abandi bari Nyanza Ndong Menge yakinye match amikari ya Gorilla none se match yaragiye match ndimo ndacyabaza resultat uko yarangiye yabereye muri IPRC ko ndabona batanayipostinga rwose mukanya ndaje resultat ndabaza zimenye ariko uyitwaye neza rwose kubera iki rero byakomeje gutinda ibyo uyu mukinnyi urumva Rayon Sport ikibazo cy'amafaranga ifite twese turakizi kubera yuko n'aba bakinnyi benshi basinye twagiye tubigarukaho ko nta mukinnyi n'umwe bahaye amafaranga yuzuye mu buryo bw'itsinda urabona ko atari ikibazo cy'umuntu umwe n'ibya Bing Bello abakinnyi bose ibya Bing Bello mu nyibutse tuze kubigarukaho turabigarukaho rwose muri uko kuba Rayon Sport nta mafaranga ifite ariko n'uyu mukinnyi ngo ntabwo yayimpozaga ntabwo yayitegekaga ko ari businye imuhaye amafaranga yose ahubwo habagamo ikibazo cy'uko umutoza ntamushaka ariko ubuyobozi buramushaka ubuyobozi bwajya kumusinyisha bukongera bugatekereza ese nitumukinisha umutoza atamushaka byo bizagenda bite ntazamukinisha kandi twamutanzeho amafaranga rwose ngo yari yanemeye ko ngo baba bamuhaye amafaranga yo kwifashisha make installation andi bakazayamuha bitonze Perezida wa Rayon Sport aguma aho ngaho ngira ngo murabona nibi bintu nyine birimo byizi stress arimo kuvuga ngo aricara sinyisha umukinnyi bisa nk'ibigoye biguma aho ngaho rero abamuhagarara niho baje gufata umwanzuro baravuga ngo ntabwo ari bujye i Nyanza niba mushaka umukinnyi ni mumusinyishe aba hariya ari pose ari stable mu mutwe ntabyo kuvuga ngo arakomeza ngo ajyane n'abandi ngo akine ngo imikino gicuti kandi ibyumweru bibiri bigeze icyo ni icyambere ibyo bintu ndanabihuza n'umukinnyi witwa Akimu Karamoko muzi twakira Perezida wa Rayon Sport Tadeyo kuwa kabiri tukamubaza kuri Akimu Karamoko akatubwira ngo bamubwire ngo ntagaruke mu myitozo ko Rayon Sport yakinye match ku cyumweru kuwa mbere yaruhuka kuwa kabiri subukura imyitozo ari nabwo twakiriye Tadeyo kumbe Karamoko uwo munsi ntiyakoze imyitozo kuwa kabiri ariko kuwa gatatu yakoze imyitozo ariko ayikora by force ari umutoza uvuze ngo naze impamvu yayikoze by force umutoza aravuga gatese niba ari muri test n'uyu witwa Chancelon Ndonga akaba ari muri test kuki umukinnyi ngiye naba nshaka kwaza bamubwira ngo ntagaruke ariko uyu Ndonge bagakomeza agakora test reka none umuzane ku mbaraga icyo gihe nimugoroba Perezida yanagiye mu Nzove abona habayemo ikintu kimeze nko guforusa byagenze bite uyu mukinnyi nubwo tuvuga ngo ni umutoza ariko kuza kwe bifitwemo uruhare n'umuntu witwa Gacinya Chance Denis Karamoko Hakimo Gacinya Chance Denis niwe wagize uruhare kugira ngo uyu mukinnyi aze ubuyobozi bwa Rayon Sport rero buvuga ngo ntiyongere kugaruka donc bamusezerere muri test ko batazamufata Gacinya Chance Denis namenye amakuru ko ashobora kuba yarisabiye Perezida
aravuga ati n'ubundi uyu mukinyi ntabwo ari Rayon Sport yamutegeye, reka gihe wamutegeye nka Gacinya itike ye nyongere iminsi aguma ahangaha ntakore teste, mu gihe muzafata umwanzuro wa nyuma muri iyi Rayon week mwakinnye imikino ya gicuti, uyu mukinyi naba atarakonvenka naba ataremye yamwishyuriraga ni Rayon Sport yamwishyuriraga. Nanamenye ko n'uwo ndongo nabwo nawe bari bamufungiranye baba hamwe, yabishyuriraga bombi yabishyuriraga. Birashoboka ko Rayon Sport yavuze ati iminsi y'uyu muntu wenda yararangiye twe twaramusezereye, bakavuga bati abamuhagarariye bamwongereshereje itike nibamwishyure. Umukinnyi ntigeze asohoka mu nzu, abandi bagiye Nyanza banyakira, ariko mu by'ukuri Karamoko yakoze imyitozo. Oya ubwe nayo bafite niyo ushaka abandi. Oya ariko ushobora kuvuga ngo ntabwo nibwishyurira umuntu uri muri test y'iki